Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije mwese abakurikira iki kiganiro nshuti z'umusaraba, rizera yuko muri amahoro aho muri iki cyumweru cya mbere cy'umwaka wa 2022. Nizere ko cyagenze neza kuri mwebwe. Nukuri turacyakomeza gushima Imana kubw'ibyo yadukoreye mu uyu mwaka utambutse. Ibyahise twarabibonye, ibiri imbere ntabwo tubizi, ariko dukomeje kubiragiza Imana byose. Gira umugisha rero kuba nongeye gutangirana icyumweru namwe. Ni ubuntu butangaje, ni ikimenyetso cy'urukundo rwinshi Imana iba yatweretse kuba ikiturinze. Rero nkwifurije umugisha uva ku Mana, nkwifurije gutangira icyumweru cyiza, kandi nkwifurije kugubwa neza ukurikira ibiganiro tubategurira muri iki kiganiro cya Saveur Divine. Alleluia. Imana ishimwe cyane, nkomeje kwishimira kuko yaduhaye uburyo bwiza bwo gusangira ijambo ry'Imana. Nukuri n'umugisha, ntazasiba gushimira Imana. Iki cyumweru rero nkuko mubimenyereye buri wa mbere tubaha teme cyangwa se insanganyamatsiko tuzaganiraho icyumweru cyose kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu. Tuzaganira ku ijambo rivuga ngo gusohoza cyangwa se guhigura umuhigo twahize imbere y'Imana. Uyu mwaka ushize birashoboka yuko hari imihigo wahize. Birashoboka yuko mu gihe wari ubabaye, mu gihe wari ukeneye ikintu gikomeye, mu gihe wasengaga winginga cyane, birashoboka ko hari ibyo wasezeraniye imbere y'Imana, ukavuga uti Imana nunkorera iki ngiki nanjye nzagushima mu buryo ubu n'ubu. Rero ibyo byose ni imihigo uba warahize imbere y'Imana. Igihe Hana yariraga cyane asenga Imana asaba umwana w'umuhungu, yari yarahize umuhigo. Igihe rero Imana yari yamushubije, ijambo ritubwira ko Hana yasubiye imbere y'Imana akajya guhigura umuhigo yari yahize. Ni byiza yuko dufata akamenyero keza ko guhigura imihigo twagiriye imbere y'Imana mu gihe twariraga, mu gihe twasengaga tubabaye cyane. Reka rero dufatanye iri jambo ry'Imana tubona mu kubara. Turabanza ijambo ryanditse mu kubara igice cya 30 umurongo wa 3. Handitse ngo umugabo nahiga Uwiteka umuhigo cyangwa niyibohesha indahiro, ntagace ku isezerano rye ngo aryonone, ahubwo ahigure ibyaturutse mu kanwa ke. Amena. Ngo umugabo nahiga Uwiteka. Ahangaha handitse ngo umugabo, ariko mu by'ukuri si umugabo wenyine, ahubwo ni ikiremwa muntu mu buryo rusange. Iri jambo umugabo nturifate mu buryo bw'igitsina gabo, ahubwo wumve ko ari ikiremwa muntu muri rusange, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umwana, yaba umukuru, yaba umusaza, yaba umukecuru. Iri jambo twese riratureba. Ngo niyibohesha indahiro. Mbese wari uzi yuko iyo wiyemeje gukora ikintu ukakirahirira imbere y'Imana uba wiboshye?
uba wishyizeho umugozi kugira rero ngo uwo mugozi uzawuhambure ugomba kubanza kubahiriza icyo wasezeraniye Imana. Utagisohoje rero ngo utange icyo wasezeranye, ni ukuvuga yuko uguma wiboshye. Imana idufashe. Birashoboka yuko hari ibyo twasezeranye muri uyu mwaka urangiye. Ndakwinginga, ndagusaba nanjye nongera kwiyibutsa ngo niba hari ibyo nasezeraniye imbere y'Imana, ni ukuri Imana ifashe kugira ngo mbisohoze, ne kuguma kwihambiriza iyo ndahiro nagiriye imbere y'Imana. Irindi jambo nanone ryo mu gutegeka kwa kabiri, turasoma mu gutegeka kwa kabiri igice cya 23 uhereye ku murongo wa 22. Haravuga ngo nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, ntuzatinde kuwuhigura, kuko Uwiteka Imana yawe itazabura kuwukubaza bikakubera icyaha. Ariko niwirinda guhiga ntibizakubera icyaha. Ijambo riva mu kanwa kawe ujye uryitondera urisohoze. Numara guhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo wahigishijwe n'umutima ukunze, ukawusezeranisha akanwa kawe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ngo nuhiga Uwiteka Imana yawe umuhigo, ntuzatinde kuwuhigura. Nshuti yanjye, mbese hari umuhigo waba warahize mu gihe wari uri gushaka akazi? Mbese hari umuhigo waba warahize mu gihe wari uri mu mashuri uri gukorera diplome, ubwira Imana uti Imana iyi diplome ninyibona nzagushima, nzaguha iki n'iki? Birashoboka yuko hari imihigo wahize mu gihe wari wifungiranye uri kwiga, uri gukorera ikizamini iki n'iki, ukavuga ngo sinjye uzabona aya mashuri nyarangije, aya mashuri ninyarangiza ngo diplome nkayifata mu ntoki. Mana, ngo ni ukuri ngo nzaba mbonye umwanya uhagije wo kujya muri korali, nzaba mbonye umwanya uhagije wo kujya guterana n'abandi buri cyumweru, nzaba mbonye umwanya uhagije wo gukora ibi n'ibi mu rusengero, mu nzu yawe. Ibyo byose wasezeranyije Imana mu gihe wari uri imbere y'ikaye yawe, mu gihe wari ubyifatiriwe n'amasomo yawe, mu gihe wari utegereje diplome yawe n'inyota nyinshi. Hari ibyo waba warasezeraniye Imana. Ndakwinginze nshuti yanjye kugira ngo uyu mwanya wongere ubitekerezeho, maze ugaruke imbere y'Imana, uze guhigura umuhigo wahize. Ibyo wasezeranye ubisohoze kugira ngo utagibwaho n'umugayo. Hari ibyo tujya dusezeranira Imana, ukavuga uti Mana, numpa akazi nzatanga 10% mu murimo wawe, numpa akazi nzafasha abakene. Ibyo byose ni imihigo uba wahize. Mbese bigenda gute iyo umaze gufata ya salere yawe ya mbere? Harimo n'abihandagaza bakavuga ngo Mana, numpa akazi ngo salere ya mbere bazampa, amafaranga ya mbere bazampemba, ngo nzaguha 1/2 cyayo. Ariko wamara kuyafata mu ntoki ukibagirwa ya mihigo wahize. Imana itubabarire. Bene data, wowe umaze gukurikira iyi nyigisho, ndakwifuriza, ndakwingingira kugira ngo wongere usubize amaso inyuma, wongere wibaze uti mbese nta bintu naba narasezeraniye Imana nkaba naribagiwe kubigeraho, nkaba naribagiwe kubisohoza nk'uko nari nabyiyemeje mu mutima wanjye. Ndabinginze kugira ngo n'ukuri tutagibwaho umugayo. Ndakwinginze kugira ngo wikureho iryo deni. N'ukuri Abafaransa baravuze ngo la promesse est une dette. Birashoboka ko hari ideni waba uri mu Mana kubera ibyo umuhigo wahize. Rero ndakwinginga kugira ngo guhera uyu munsi wikureho iryo deni, kandi umwuka wera gushoboze. Nibyo nkwingingira, umwuka wera bigufashemo. Ni isengesho twese tugomba kugira, kandi Imana idushoboze
kugira ngo tutagibwaho n'umugayo uwo ari wo wose. Bifurije rero kurangiza uyu munsi neza, mugubwe neza, Uwiteka abane namwe, Umwuka wera akomeza abaganirize ibyo ntashoboye kubabwira, abibaganirize mu izina rya Yesu. Amen.